ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongerwa. Matayo 6:33. Umva wa bwoko bw'Abisirayeli we, Uwiteka Imana yacu ni we Uwiteka wenyine. Gutegeka kwa 2:6-4. Kandi utikorera umusaraba we ngo nkurikire ntakwiriye kuba uwanjye. Urengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye azabubona. Matayo 10:38-39. Nawe aramusubiza ati, ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose. Iryo ni ryo tegeko rikomeye ry'imbere. N'irya kabiri rihwanye naryo ngiri, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Matayo 22:37-39. Ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'izahabu zahishwe mu murima, umuntu azigwaho arazitwikira aragenda. Umunezero umutera kugura ibyo yari atunze byose ngo abone kugura uwo murima. Kandi ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umutunzi ushaka imarigarita nziza, abonye imarigarita imwe y'igiciro cyinshi aragenda agura ibyo yari atunze byose ngo abone kuyigura. Matayo 13:44-46. Kandi icyo muzavuga cyose n'ibyo muzakora, mujye mubikora byose mu izina ry'Umwami Yesu, mushima Imana Data wa twese ku bw'ubu. Abakolosayi 3:17. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Kuva 20:3. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Imigani 3:5-6. Icyo nsaba Uwiteka ni kimwe, nicyo nzajya nshaka, ni ukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho, nkareba ubwiza bw'Uwiteka, nkitegereza urusengero rwe. Zaburi 27:4. Mwubahe Uwiteka mwabera be mwe, kuko abamwubaha batagira icyo bakena. Zaburi 34:10. Mushake Uwiteka n'imbaraga ze, mushake mu maso he iteka ryose. Ingoma za mbere 16:11. Kandi muzanyambaza, muzagenda munsenga, nanjye nzabumvira. Muzanshaka mumbone, nimunshakana umutima wanyu wose. Nzabonwa namwe, niko Uwiteka avuga, kandi nzagarura abanyu bajyanywe ari imbohe. Nzabakoranya mbakuye mu mahanga yose n'ahantu hose aho nari narabatatanyirije, niko Uwiteka avuga, kandi nzabagarura aho nabakuje mukajyanwa muri imbohe. Yeremiya 29:12-14. Ariko niba uzashakirayo Uwiteka Imana yawe uzayibona, nuyishakisha umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose. Gutegeka kwa 2:4-29. Nkunda abankunda, kandi abanshakana umwete bazambona. Imigani 8:17. Uwiteka abereye mwiza abamutegereje, n'ubugingo bw'umushaka. Amaganya ya Yeremiya 3:25. Musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga agakingurirwa. Matayo 7:7-8. Maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye, nibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso hanjye, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru, bababarira igicumuro cyabo, mbakirize igihugu. Ingoma za 2:7-14. Nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha nareka ingeso ze, ukiranirwa areka ibyo yibwira, agarukire Uwiteka, nawe azamugirira ibambe. Agarukire Imana yacu, kuko izamubabarira rwose pe. Yesaya 55:6-7. Mwegere Imana nayo izabegera. Yakobo 4:8a. Nagushakishije umutima wose, ntukunde ko nyoba ngo ndeke ibyo wategetse.
Zaburi 119 umurongo wa 10. Ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Abaheburayo 11 umurongo wa 6.